kageze imbere ako kanya gahita gakanagira igisasu, kurikira unarebe, gahita gakanagira igisasu, kurikira unarebe karabigenza gate. Kandi Nyabagasani gatoriye kandi kana gatoya, gusa kuri ruhande hari ufite telecommande, hari urundi ruhande naho hari abandi baraho bafite agatike cyangwa se agatike ka tombora. Umwana akomeza kugenda basaba ati mwamba bare mukankura hano, ati ndabinginze. Barakwereka wa mugore n'umugabo n'umusheri wiwe bakomeza nyine bagenda bagaseka ngo ati we guma aho ngaho shaho usigara aho ngaho. Ndagira ngo kurikira unarebe ino filme ntigucike kuko ni uri busobanukirwe neza. Gusa tukiraho kandi subscribe ukomeze ukurikira filme zacu uraza gusobanukirwa. Barakwereka wa mwana akomeje hagara kuri cya gisasu, akomeza hagarara umunsi wenda kumwigiriraho kugeza naho kakana yaratoreka gasinzira. Umwana akomeje arahagarara, akomeza agenda rero ati Mana Nyagasani mbabarira murumuna wanjye cyangwa se mushiki wanjye mutoya, ibi bintu abasha kubicika cyangwa se ntabashe gupfa. Barakwereka rundi mukobwa atambukaga kuri urwo ruhande w'umuturanyi, babandi nabo bari bateze igisasu bafite na telecommande, bageza baravuga ati hoya twe twicikiye twagiye, iyi telecommande katukijugunye gete gaturike gapfe katazaduha n'inkurikizi cyangwa se katazajishira katazagodukurikira. Kurikira unarebe ako kanya musore yahise ajugunye cya telecommande gitagikubita wa mukobwa ku mutwe. Uko cyaka kwisa wa mukobwa ku mutwe aragitoragura avuga ati ikintu ni gikira, ati iki kintu uko mbona ntakizi. Barakwereka mugenzi wa mukobwa akomeje kureba cya kintu, ariko uko akomeza kureba cya kintu kiramutera ubwoba kiranacyoberwa, ariko yanga kugita. Wa mwana waranga naho yakomeje ahagarara kuri cya gisasu kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, akagurukana niwe kubyo n'imbaraga zo guhagarazana niwe ari we kubwira mushiki we, amubwira ati mushiki wanjye umbabarire ntago nibashe kubikora birenza aha ngaha, ati imbaraga zirashize ngiye nta kundi nabiyenza sinarenga aha ngaha sinahagarara umwanya urenze uyu nguyu. Barakwereka wa mwana arebye cya gisasu abona kigenda kibara, ariko kubera imbaraga zamushizeho ako kanya ahitamo guhita wenda yareba ukuntu yabigenza, ataratekereza byinshi ahita haturuka inzoka. Nyagasani kandi umwana atinya inzoka, aravuga ati mushiki wanjye umbabarire ngiye gukoresha ubundi buryo ndebe ko twarokoka, ariko nitutanarokoka umbabarire kuko nzaba nagerageje uko bishoboka byose. Kurikira unarebe ntwicikwe. Akomeza kugenda abwira wa mwana, kakana urabizi ko karanika, urabona ko karanisinziririye ko, ariko wa mwana icyo yakoze yakomeje kugenda asenga. Wa mugore ageze imbere yabona wa mwana arahagaze umwanya munini kandi ahagaze ku gisasu. Umwana byaramunaniye ahita yijugunya, akijugunya igisasu cy'itaturika. Wa mugore akora kuri ya telecommande, ako kanya yanzoka nayo itigira ubwoba ahita isubirayo. Wa mugore araza asanga wa mwana wicaye ati ni ibiki, ati ko nakomeje kubona kare kuva karuhagaze aho ngaho ni ibiki. Umwana turakoze urankijije, ati icyo cyari igisasu nari mpagazeho kandi iyo ni telecommande y'igisasu wari ufite, ati urankijije kubisu kandi iyo telecommande ntanaturika, ati Imana iguhe umugisha. Barakwereka bakira aho ngaho hari akarisiti yamuhaye, aramubwira ati akarisiti wasize mu iduka ryanjye, ati ndakakuzaniye. Ukurikira unarebe kugira ngo ino filmu isobanukirwe nuko ubasha gukurikira ukadukurikira kandi ushize amanga. Wa mwana uko yagahaye risiti yakomeje avuga turakoze cyane, ati iyi siti nari nyitegereje, ati nanyitegereje umwanya munini. Barakwereka byagenze gute rero kugira ngo abone iyo risiti. Umunsi umwe yari kugenda mu nzira, hari umugore warimo aragenda acuruza amatike ayanga yatombora. Ako kanya mama wa mwana yari kumwe n'umu boyfriend wiwe bari kugenda mu muhanda biryoherewe, ariko badashaka ko uno mwana bakurikira. Bamubwira ati wa mwana atereka gukomeza kugenda nkurikira warwana we, ati we ni bene mu boyfriend mushyashya. Barakwereka mu boyfriend nawe ati we wakomeje kugenda ukurikira mama wawe, kandi mama wawe ni icyuki giye namutsindiye, ntago dushaka ijyana bitwivangira, we subira mu rugo ugende mama yagiye zagarukira uzamubona. Ati uramyumva wacyana we. Umwana avuga ati ariko se mama, wa mugabo itakora mu mufuka aravuga ati niba ari n'inzara ufite akuramo igiceri cy'icumi ahita gitera, aravuga ati niba ufite n'inzara wegende ugura ibyo kurya. Ukurikira unarebe amutere igiceri cy'icumi cyonyine, arambwira ngo niba ufite inzara agenda ugura ibyo urya n'uwo mwana kandi ari igiceri cy'icumi cyonyine. Bahita bakomeza urugendo, barakereka wa mwana agifasha cya giceri akomeza kugenda bakurikira, ariko bakurikirira kuri. Ako kanya babandi nabo bahita bagera kuri wa mugore yacuruzaga amatike. Wa mugore aravuga ati mwagura tombora, ati gura tombora, bati wapi. Ariko uko bakomeza kugenda wa mwana ahita agera kuri wa mugore ucuruza amatike, aramubwira ati mwana, ati itike ni igiceri cy'icumi, aturamutse yitomboye warya miliyoni y'amadolari. Umwana arareba, umugore ngo atereka kugura ibyo bintu, ati urashonje baguha amafaranga kujya nongeye kugura nk'ibyo bitike. Amubwira nabi nyine.
umugore ucuruza amatike nawe ati ushobora kugura tike nk'abacuruzi bose urabyumva ati ushobora kugura tike kuko utomboye watombora amafaranga menshi cyane. Kuri ikintu narebe umwana arareba wa mugore aravuga ati wa mugabo aravuga ati ngo amafaranga yo kurya nogiye kuyapfusha ubusugura bino bitike, ariko umwana ntiyabyitaho abana cyagitiye cy'icumi nta biryo birimo ahita akigurira tike, ahita agura tike bahita bamuhana risiti ya tike. Ukurikira unarebe ndakubwiye ngo ntugacikwe kano gafilime ugakurikira ukomeze unkurikira uraza kugasobanukirwa. Ako kanya wa mugore cyangwa se nyina wa mwana ahita abwira wa boyfriend wiwe ati sheri twigendere rekana n'aba ngaba. Wagwereka wa mugore ucuruza amatike yarebye nk'akana akareba abona akagira impuhwe, ariko arakabwira ati mwana ati nugira ikibazo itike ndabizi uzatombora, ati amahirwe ashobora kugwa kuri wowe, ati kandi ukashobora kuzatombora. Umwana ati yego nanjye ndabyizeye, ati ndabyizeye cyane ko nzatombora. Barakwereka wa mugore yakomeje kugenda yicuriza amatike. Wa mwana n'icyo yakoze n'iki yakomeje nyine kugenda asenga. Kurikira unarebe ntucikwe. Gusa dukira aho ngaho ukomeze ukande subscribe ukore no kuri ako kazogera cyangwa se ako gakengere kugira ngo filime zacu zindi zijye ziza zikugereraho ku gihe utaracikwa. Umwana akomeje guhagarara ngaho areba kuri yatike nyabugenze yatumboye, ariko nyine tafata inzira aragenda. Akukomeza kugenda ajya kuri butike y'umuturanyi bari baturanye. Inzara iramwishe, inzara ni nyinshi. Nk'umwana yese ajya kuri rya duka abwira wa mumere baturanye uko iduka baturanye. Arambwira ati mere ati ndashonje, ati wangopa ibyo kurya se ko nzakwishyura. Umugore ati hoya, ati ntago nakongera kugukopa ibindi bintu, ati mama afite ideni riri ni hano, ntago ngiye nagukopa na mama afite irindi deni hano. Umwana aramubwira ati ariko nzakwishyura. Barakwereka abagenda umwana akomeje kwikopesha, ariko wa mugore ntiyamwikopye. Wa mugore amubwira ati je sinagukopa, amafaranga mama afite kuri no duka ni menshi, ntago nakongera andi mafaranga, mama wawe ntago yishyura, mama wawe afata amadini ariko ntiyishyura. Rero wa mwana we vana ugende jewe ntago ndi bubashe kuba nakwishyura nagukopa. Umwana barakwereka abagenzi yise afata inzira aragenda, ariko wa mugore ucuruza mu iduka abagenzi n'umutima mwiza, umutima wa kimuntu wamujemo, ahita amubwira ati mwana atakira ngo wana mata, ati amata nayo ugende umwana, ati kandi bino biryo ubashe nawe kuba wateka uryeho ubashe kwiyitaho. Umugore ufite umutima cyangwa se ufite umubyeyi ufite umutima wa kimuntu yabonye ko nta kundi kwima mu mwana ibyo kurya kandi ashonje, ahita mumwanzuro wo kuvuga ati genda ujye guteka no mata uteke n'ibyo biryo nguhaye ubashe kuba wasurvivinga n'umwana, kuko uyu muturanyi arabizi ko nyina w'uno mwana ntago abitaho abata aho yiboneye hose. N'umugore uri wakurikiye abagabo. Barakwereka abagenzi kakana gakomeje kugenda ko baranga wa mumene nawe akomeza kugenda byibazaho. Uko baragiye bagenda bagera mu rugo barafungura inzu, ni wa muhungu n'akakana gatoya. Umwana aragiye agera mu rugo, ageze mu rugo na mushiki we cyangwa se kakana kagahinja babana, ahita agashyira hasi kugira ngo abashe kugatekera cyangwa se kugatunganyiriza ibyo karya. Umwana ikindi yakoze n'iki yagiye kwatsa amatara, yakije amatara wapi, yakije umuriro asanga wapi umuriro barawukase kubera ntibishyura amatara. Umwana biramuyobera uko abigenza, aravuga ati ubwo ko mama yananiwe no kwishyura umuriro ubu nta n'umuriro dufite. Ariko abagenzi nk'umwana warumenyera ubuzima babayemo yese avuga ati we gusa ntacyo, ati ubwo dufite ibyo kurya nta kibazo. Afata agapupe karaho agenda agaterekana rw'umwana avuga ati mwana ati ndindira ndaje gutunganyiriza icyo kunywa, ndabizi ko ushonje mwana. Kuri kintu narebe umwana ikindi yakoze n'iki yahise afata ikibiriti yatsabuje kugira ngo byibuze mu nzu abase kubahazamo umwangaza cyangwa se abashe kubahazamo urumuri ruke. Hanyuma afata kagatike aravuga ati mwana mbabarire kano gatike ntomboye, akano gatike kazamviremo amahirwe meza, ati kandi nyagase ndabigusabye kano gatike kazambere impamba y'urugendo. Afata kagatike karaseka arakabika, ahita afata akabibero k'umwana ahita asukamo ya mata mumere wamuhaye wa muturanyi wo kwiduka kugira ngo abashe kuba yajya guhereza umwana abashe kunywa. Ajyana kakabuje muri saro, afata n'amata y'aba mwana ahita yicara mu ntebe nyine nk'umubyeyi nkuko umwana abagiye konsa umwana. Ahita afata wa mwana abagenzi aramufata amwegekaho, amaze kumwegeka ariko kubera ko azi ko umwana atanywa amata icyo yafashe n'icyo yahita agafata ifoto ya nyina akayiyambika mu isura, agahita ahenda wa mwana kugira ngo wa mwana nazajya ajya kunywa amata ajya agira ngo ni nyina uri kumwonsa. Afata ya mata yashyira mu mupira n'isura ya nyina mu maso, wa mwana ajya konka ajya areba ifoto akagira ngo ni nyina uri kumwonsa maze akanywa amata.
wa mwana agatangira kunywa amata azi neza ko ari konka, kandi mu by'ukuri ari ayisura ya nyina ari kubona atari nyina yabanyawe uri kumwonsa. Ukurikirana urebe nyagasani ukuntu umwana yakuze imburagihe kubera mama we wirwa yiruka mu bagabo. Barakwereka bakomeje kuri aho uko barangaho bari bire bagenda bazenguruka bananiwe. Ako kanya wa mwana yese aryama mu ntebe arasinzira. Akisinzira wa mwana w'uruhinje nawe akaguru yarakinnye ahita asunika yabuje. Uko asunitse yabuje yikubita hasi ihita itangira gutwika inzu bari barimo nyagasani. Oh my god, guri kintu narebe inzu bari barimo ifatwa n'inkongi y'umuriro. Inzu yagiye irashya, uko inzu iri kugenda ishya abaturanyi birabatungura bagenda bavuza induru bavuga ati ni mutabare kwa kana karahiye. Ariko nyagasani babura uko babigenza kuko umuriro wari mwinshi cyane, ntago bari kubasha kuba bakwirira muri ramuro ngo bajye gutabara. Barakwereka ku rundi ruhande wa mugore na wa mukobwa na wa muhungu bahise baza biririshwa ngo yewe inzu yangira yiye ngo bana banjye behiriyemo. Ariko ko barimo barataka abaturage bagataka mu ijuri rine abaturage bumva, hanyuma bagahita avuga mu ijwi rito yabwiye boyfriend wiwe ngo mwana ngo birabaye kabisa ngo byana birapfuye ngo reka bikomeze bipfe ngo bigiye kuzajya bitwicira plan cyangwa se birirwa badukurikira. Ukurikiye umva umubyeyi gito nyagasani ari barishima ko abana be bapfuye, ariko ku rundi ruhande yabona abantu bamureba agahita yiriza cyane avuga ati abana banjye bapfiriye mu nzu, ati inzu yanjye rahiye. Ariko ku rundi ruhande kwicinye cyara ako kanya wa muturage ukurikirana abana bo kwiduka ahita abereka aturuka inyuma yawe ahita bakuramo, ahita avuga ati abana ntibahiye, nabashije guhita ninjira mu nzu vuba ndabakiza. Ati ntago bashiye kuba bahirira mu nzu. Wa mugore kwigirishwa ahita bakurura abwira wa mumera ati urakoze cyane, ati wakoze cyane ko bantabariye abana, ati Imana izaguha umugisha. Umugore aramubwira ati yego rero, ati ari kugerageze kujya wita ku bana, ati kandi nizere yuko aba bana tuzongera ukomeza kugenda ubitaho udakomeza kubatererana cyangwa. Umugore ati yego ndagusezeranyije, ati ntabwo nongera gutabana bana, ati ahubwo urakoze cyane Imana iguha umugisha. Ukurikirana urebe filime ntugacikwe. Barakwereka wa muhungu yese yifatishwa wa mugore ahita bigira nkaho ari abantu bakunda famille cyangwa se bakunda abana babo, ariko mu by'ukuri mugenzi twabibonye n'abantu bashaka bifuza ko bano bana bapfa. Ako kanya abaturage bose barabireba. Wa mugore batabaye aravuga ati ndakwinginze wa mugore we ita ku bana bawe kandi ubiteho neza hataza kugira ikindi kintu kibi kibabaho kirenze cyari kigiye kubabaho. Bahise bafata inzira baragenda bakomeza kugenda basonga imbere, baca imbere mu maso y'abaturanyi baraho babareba. Ariko abaturanyi nyine bumiwe bavuga ati shata abaturanyi bacu ti wapi kabisa. Uko baraho ngaho bageze imbere wa mugore ahita hindura isura ahita atangira gutuka kakana ngo nuko rikomeza kugenda aho ngo nzi kugiye guhira muri kiriya kizungu na dore ukomeje kugenda utwicira udukurikirana. Uko mubwira mwuka inabi kandi wa mwana aracyateruye kakana kuva bava muri yanzu aragateruye ntago uri mugore ajya kikoza. Umugore nuko irwa yiruka yambaye ubukabutura buri aho ngaho yiruka inyuma y'umugabo atitaye ku bana babyaye. Barakwereka aribwo yahise amuta. Umwana akomeza kugenda atembera mu mujyi arebe ko yabasha kuba survivinga. Uko ari kugenda bageze imbere aribwo bahise bahura handi bacuruza amatike. Wa mugore bacuruzaga amatike ya tombora arimo aragenda atangaza abatsinze. Uko ari kugenda atangaza abatsinze ahita soma tike ihwanye n'iyo wa mwana afite. Ati umutsinzi wacu watsinze uyu munsi ni nimero izi nizi. Uko ari kugenda zisoma 3 6 7 6 1 6 5 ati uyu niwe yabashije gutsinda. Ati yabashije gutsinda miliyoni y'amadolari turashize. Kumbi wa mwana kagatike ya tombo yaguze igiceri cy'icumi bamuhaye bamuterera hejuru. Cya giceri cy'icumi bamubwiraga ati nushaka kuri ugenda urye. Ese agura motike none dore kubwa amahirwe abashije kuba yatombora. Ariko ko atomboye mama we niwe bishimye kumurusha. Wa mwana agiye kwishima ngo wabere nyina yese amwijugunya ati ndakura. Ati ko kwanza iyo tike ugomba kuyizana tukayitsindira. Ahita abwira Sheri ati Sheri tugomba kureba ukuntu twabakura ino tike bano bana iyo miliyoni y'amadolari tukayitsindira. Ukurikira narebe urebe umugore gitoye. Wa mwana uko araho komeza kugenda arwana n'ibibazo, ariko nyina amubeshya namubwira ati wowe rero ati ngiye kukwereka akantu ngiye kugukorera, ati nkurikira tugende. Barakwereka uko byagenze. Wa mumere barakwereka agiri mu iduka rye nyine maragenda acuruza ahita kwa kuri ya risiti wa mwana yari yatomboreyeho. Kuko wa mwana akimara kugura umugati cyangwa se uno mumera amaze kumuha umugati yahise mu kano gati kiramubwira ati kambikire. Baraza kutwereka uko byagenze ukurikira narebe. Barakwereka
uko bari kugenda batembera na nyina, uko bari kugenda mu nzira batembera gake gake, kumbi wa mugabo nawe yari yishana mu gihuru. Baratwereka afite telekomande, bahita bamushikuza ya risiti cyangwa se bahita bamushikuza ya ntuza ya tike. Ahangaha wibuka ko ari naho twatangiriye wa mwana kandagira igisasu. Uko umwana agatambagiye imbere, bari bamaze kumutega igisasu, bahita bamucomora ya tike yatsindiye cyangwa se yatombora yiwe, kuko bari bamaze kumva yuko yatoraguye yatsindiye miliyoni. Ari naho filime yacu yatangiriye. Wibuke unakurikire, wibuke ko filime yacu yatangiriye ahangaha. Byagenze gute rero? Uyu mumere cyo yakoze niki? Yahisaza ahita afata telefone, ahita hamagara aharaho yahamagaye, arabwira ati hari abantu baje kurotira amafaranga kuri iyo tike si yabo. Kumbi bagenze umugabo ahamagaye ni umugabo we. Yahise abwira wa mwana tereka ngufashe nkwereke ukuntu nkomesha abaginga. Ahita hamagara umugabo arambwira ati abo bantu baje kugura aho ngaho, baje kugira aho ngaho iyo tike niyo batomboye, niyo ntago ariyo batomboye, niyo bashe kuba banyanganya umwana uri ahangaha. Ati none icyo ugiye gukora ni iki? Hita ubabaza risiti y'iyo tike. Barakwereka bari bamaze kugera kuri wa muntu utanga amafaranga ya tombora, bishimye babona inote ziri ku meza, bavuga ati abana izi dolari ngiye kuzitsindira tu. Ariko kuko wa mugabo yakiriye telefone hari aho ivuye cyangwa se ivuye kuri wa mugore, arakomeza abazubaza avuga ati nimwe mufite tike iyi niyi se? Agenda ababwira amabwiriza nyine, ati mwaduye tike se? Ati yego. Ati turayifite. Areba aravuga ati turabona tike ariyo pe. Ati mwabashije kuba mwatsinda. Ati none se mwaduhana risiti y'iyo tike? Umugore ati se risiti y'iki? Risiti ni yanjye ariko ati tike ni yanjye. Aravuga ati yego ni yawe. Ati ariko dutanze iyo tike, ati dutangana risiti yawe, mwabasha kuduha iyo risiti? Aha, ukurikira unarebe rero. Babatse risiti kandi bivuga ko twabonye ko risiti y'abantu iri bagenzi. Gwera ko tike atari yabo nta kuntu baba bafite risiti. Inote reka rero batangiye kubona ukuntu zibaca mu maso. Inote zibaciye mu myanya y'intoki bareba. Umugore akomeza kubona ati ngiye mfite tike naratsinze naratumboye. Umugabo ati nta kibazo pe, biragaragara ati urayifite. Ati none se risiti y'iyo tike iri he? Ako kanya wa mwana ahise yinjira na risiti, yinjirana na wa mugore w'umuturanyi, ahita yinjirana n'abapolisi. Ahita azana cya gisasu bamuteze. Arabwira ati twabavumbuye. Ati we wa mugore we, ati we banteze igisasu, ati ni telekomande wawe wari wagitegesheje, atunyambura tike yanjye. Ati none rero umwana, ati umuturanyi niwe wabashe kuba yanabarankora ku iki gisasu. Ati kandi na risiti dore ngiyi, iyo mwari gushaka ya mafaranga mwashaka kurotira. Ati risiti ni yanjye. Ati risiti ninjye uyifite. Kurikira unarebe umugore baramutamaje, umwana we yaramutamaje ku karubanda. Umugore ahita avuga ati ariko uyu mwana ni uwanjye. Ati umwana ni uwanjye na risiti ni yanjye. Wa muturage ati ziba. Ati wa mugore gitawe urashaka kwica uno mwana, turashaka kwica bano bana. Ati nakomeje kugenda bavumbura. Ati kuko arasize bateze n'igisasu. Ati kubw'amahirwe tubasha kuba twabategura. Ati tufata zino nzererezi. Wa mupolisi ahita agenda afata za nzererezi, ahita ajya gufunga kugira ngo yica amara agasuzuguro ndetse n'umutima mubi. Ako kanya abagenzi nta kindi cyakurikiyeho, barakereka wa mwana ahita asigaranye n'uno mugore ndetse n'uriya mugabo. Bahita bamubwira ati urubashije kuba wagira amahirwe yo gutsindira miliyoni. Ati aya mafaranga na yawe. Ati kandi ntugire ikibazo tuzagufasha. Umugabo rero ahita areba umugore baramubwira ati sheri, ati rero naburi ikintu twabafasha kirenzeho, twabafata abana tukabashyira muri famiye, tukabirerera nk'abana bacu. Ukurikire wibuke ko n'ino famiye nta nakana bagiraga mu rugo. Aramubwira ati aka kanya mugiye guhita muba famiye, tugiye kugenda tuba twibanira, mube nk'abana bacu mu rugo. Uko ari kugenda abiganiriza umugore, bigaragare ko umugore nawe igitekerezo ari kugenda cyumva. Abana babyumvise barishima, bishimira kubona bagiye kubona famiye nshyashya, bishimira kuba bagiye kuba ubuzima butandukanye n'ubwo bari barimo. Imana ishimwe, babana babonye famiye nshya, bamenye ukuntu bazajya bakura.